icyo bababwira noneho nabo ntabwo ngo ndabakunda kandi nkunda n'ibyo bafite ngoya wabaha serivisi nabo se cyangwa ni noranwa abuha serivisi baba batoranyije Imana ijya kumana ashaka iki aho yonyine kwikoranye n'Imana nazi nuzungana ngo serivisi nzayigo bivuze ngo buri mukobwa wese umuha serivisi asajimo kusa ndi kwingira icupa ryaje bagabo porofise jaze kufatwa intwaro se watwaraga ibisasu baravuga ngo obstinance utilisation de condom ifata niba bikunaniye ukoresha agakingirizo muri ibyo yes bakunzi ba Feza TV nkuko mibona turahangaha twatunguye umusore bita Kiroso tumusanze ahantu yari yicaye ahantu ku muhanda muramubona yawe maranywa ku muhanda kumwe rimwe wakina yaraye maranywa kamwe ariko tumusanze ahantu yarari wenyine nkuko mibona bamwita Kiroso abantu mwese muramuze mukozi w'Imana nama Imana ikiza ibyaha by'abakobwa ariko akantu agakunda kubera iki ukunda kuvuga ngo ukiza ibyaha by'abakobwa ba service service zijyanye n'iki n'imibonano bakunzi ba Feza TV murumva ibintu kirasano akiza ibintu bijyanye n'imibonano ku bakobwa ariko rero ko kantu nanga ari sawa ako kantu ni sawa cyane tangira wibwira noneho abadukurikiye Kiroso wa nyawe Kiroso ni muntu kinini nibwira abantu ba Feza 250 mbabwira nti bantu mudukurikiye kuri Feza 250 nitwa Kiroso nama Imana ikiza ibyaha by'abakobwa bucece mu gace ubikurikirana bwombo umva atanga serivisi nziza cyane turabemera cyane Imana iduhana umugisha kandi tusanye hanyuma kuri Feza TV nkuko muri kubyumva Kiroso ati ngewe nyiza ibyaha by'abakobwa ariko se Kiroso nibura wirangara umaje kubikiza abakobwa bangana iki nende kureba umaje kubikiza abakobwa bangana iki beshi nka turuwase abantu 300 cyane nka turuwase cyakoze reka kuvugisha ukuri nyamara mu murongo mo hagati muri Bibiliya handitse ngo umurongo mo hagati haranditse ngo umuntu naza kwaka serivisi aza kugana ahubwo ati cyangwa ngewe nzi imirongo myinshi muri Bibiliya uwo murongo ni wakangaye icya 2:5 noneho Bibiliya kagenda nasomye Bibiliya nyinshi noneho handitse ngo muri uwo murongo mo hagati aza kugana akwaka serivisi uzayimuha nujya mu ijuru Imana izakubaza ati ubungu nabwo haye babukoresheje iki hari umuntu waje kugana akubwira ati ndagushaka ko umusadira bitewe n'ikibazo yari afite amusadiye unaza gusaba akubwira ati ndashonje ngaburira watetse ukabimwima umukobwa naza akubwira ati ndashaka ubungu bwawe cyangwa imibonano nuyimuhe Imana izaguha hanyuma muri ibyo byose utubwiye n'icyo utanga nka serivisi ku bakobwa n'icyo utanga imibonano bakunze ba Feza TV bivuze ngo Kiroso abereye mu gihugu gutanga serivisi ku bakobwa noneho umvaze unyagiye ku murongo w'2:5 byakubiswe n'inkuba oya iyo mirongo yivuga neza abantu bayumva ngo ni ku murongo wa kangahe 2:5 byakubiswe n'inkuba iyo Bibiliya iyo mirongo irimo uwo murongo urimo hagati mu byakubiswe n'inkuba mu murongo mo hagati Bibiliya mu murongo mo hagati umurongo mo hagati byose bisangamo izo serivisi zose uzisangamo nyine umuntu agenda atanga mu wasanga utagiye abandi bana serivisi oya nje byo ntabwo nari mbizi ko abantu basigaye batanga serivisi hanyuma umaje kuha abantu 300 serivisi ariko bishobora kuba banarenga bararenga ese nibura ugenekereje muri abo bantu 300 nibura baranyurwa cyangwa batabafite cyane baranyagasane barabwirana ahubwo bakavuga gutanga serivisi barambwirana ati Kiroso tanga serivisi nziza uzamugane za kwa serivisi nziza ariko nabo ikira mu position zitanga hanyuma se abakobwa badukurikiye n'icyo bababwira noneho nabo ntabwo ngo ndabakunda kandi nkunda n'ibyo bafite ngoya wabaha serivisi nabo se cyangwa ni noranwa abuha serivisi baba batoranyije Imana ijya kumana ashaka iki aho yonyine kwikoranye n'Imana nazi nuzungana ngo serivisi nzayigo bivuze ngo buri mukobwa wese umuha serivisi asajimo kusa ndi kwingira icupa ryaje bagabo porofise jaze kufatirana mwajya muri gatukinkura ibyacu ku mudendezo ko biba byatuvuriye
Imana yagasani wakoze Imana umaje gutera nibura abakobwa bangahe inda mu mujyi wa Kigali? Muri abo 300 ni ukuvuga ngo tubwiye ko 300 ba serivisi. Muri 300 bumajije kubyarana nabo cyangwa se bumajije gutenda bangana bate? Inda barazikwepa mane. Iyo batenda barazikwepa. Bamenye ubwenge. Bamenye Akororo. Urimo no kuvuga ngo ubatenda bakazikwepa. Nkunda guhura nabo bari mu gihe yewe ndi mu gihe kitari cy'uburumbuke. Ni wowe uba mu gihe kitari uburumbuke se cyane umukobwa? Yega ndiyizi nanjye. We hari igihe ubuzi cyo kuba utatera inda ukajya kubashaka. Niyo ni kunguza nkakora nkaba service cyane. Agara n'igihe mba mbize bafite akazi. Babize bafite akazi. Hanyuma abantu maje gutera inda ngo iyo zibateye barazikwepa. Niba nta mukobwa wari wakuzanira umwana akubwira ngo kiroso uyu mwana no wawe. Afite umwana wanjye sha umukobwa mwiza. Bangahe? Bamwe. Mu bakobwa 300 wabonanye nabo. Umukobwa aho ngaho. Watwaraga iki? Nari protejaga. Ukoresheje iki nyine noheze kwiproteja? Watwaraga intwaro se watwaraga ibisasu? Baravuga ngo obstinance utilisation de condom. Ifate niba bikunaniye ukoresha agakingirizo. Muri ibyo wakoraga iki? Nagakoreshaga agakize agakingirizo bandaye. Kutinya kukavuga. Nako jimo. Kutinya kukavuga. Muri cyoga ibintu wakoze ndabiyobewe. Hanyuma bakunzi bafe basaze. Uyu muri kureba hano ni kiroso. Kiroso imaze ko yakiriye abantu muri cogamo. Hanyuma muri cogamo wakiriye abantu bavuye i Burayi bo mu Rwanda. Wakiriye abantu bameze bate? Shabaroze cyane ibitsina ibitsina gore. Wakiraga ibitsina gore. Nabagabo bazaga muri cogamo mu Rwanda se? Cyane nzi gwa service nabanje kubeshya. Abagabo nango babaga service. Sinzi kwa cyabagabo. Agapfishije. Abagabo nango babaga service. Hari umuntu waduhaye amakuru atubwira yuko wigeze guhanga service n'abantu basenze. N'abantu basenze. Umva ni musizi yasinze aramusindagiza. Ubwo nyine aho ngaho arabasindagizaga. Ndetse kamubaza. Ndakumva. Nimba uri umukobwa cyangwa umuhungu dukurikira kandi. Yego. Umukobwa yashatse yashatse imibonano. Umuntu sararinda cyangwa hari ubundi buryo abigenzamo. N'urugero. Iyo yarinze. Igitsina gore cyarinze. Kwibanguriza. Kandi none ikindi. Noneho akindi. Naza gusaba ukamwima jyuma. Nimba ari umukobwa cyangwa nimba abakobwa bajya nukubanga abakobwa bajya basaba abahungu ko hari gahunda zagenda neza bakabimase. Relation sexuelle. Abakobwa bajya basaba abahungu ko hagiye umuntu arinda cyane bati Imana wa muhungu nibaza kuguyeho gatangira ngo yanga Imana yaguhana. Hanyuma hari ikinyamakuru kimwe nigeze kujyaho nsanga hari ikiganiro watanzeho ariko umunyamakuru wakubazaga yavugaga ko muri cogamo hari abantu wakiraga hanyuma ngo wacungaga ngo baguye agacuho no bizari kugira ngo batangiye gusinzira andi ngo baguye agacuho ugatangira kubakira wabakiraga gute? Kamera ibyo bintu zabikategeye kubivuga bivuge neza nabo babyumve. Kamera azabikate kwa kundi ubona nk'umuntu yendera umushyitsi imbago agacu cyasinzira ukabatirika musome kugira ngo nanakako yumve ko ari umuntu muri ruhande mwaye keya cya service kugira ngo azakumbura iki. Bakunze bafata TV. Ntabwo bisanzwe. Hanyuma turimo turagana tukana ku musozo. Kiroso turimo turagana ku musozo. Turimo turagana ku musozo humura. Icaraho gato. Reka tugane ku musozo icaraho gato. Bakunze bafeza TV. Hanyuma muri cogamo wajye wakira abantu basinziriye basinze abatwite batameze neza. Ibyo batwite ko ibyo musanze ariho babikoze. Hanyuma se mu buzima busanzwe ubundi Kiroso ni muntu ki? Kiroso ni umwana mwiza witonda ibera uri no stress utagira umutima mubi utagira shitani nta na shitani ya byose wana ukunda abantu akunda n'ibintu bijyanye n'imibonano ibintu byose akabikunda akaba ari nawe budashaka ibintu bya stress beg
ibintu by'amanyanga akunda. Hanyuma se niki wasoza ubwira abakunzi bawe n'abakobwa bagukurikiye ariko icara ko ndebe ufite igishika kandi wicaye kuri Feza ati humura ngaho bwira abakobwa ngaho bwira abakobwa badukurikiye niki wababwira nk'umuntu wakira abantu bo muri cogamo basinzire bahwekereye batwite bafite abaki bari he amwana ari mwiza ubuhe ngo munyereke agiye kumusuhuza uyu se hayi ntabwo ari umushinwa umvaze ngo tubwire niki wabwira abakunzi bawe wowe ndemera kuba mwana bamugisha tusa abakobwa niki cyambere wababwira nuko mbakunda bafite ibintu dukunda. Hanyuma mu bakobwa 300 majije kuryamana nabo mw'abantu mwe uyu mugabo ngamaje kuryamana n'abakobwa barenga 300 ariko ngo muri abo 300 ngamajije kubyara umwana umwe ubwo nango nze uwo mwana baboneje